reka nongere mbasuhuze kandi bifuriza amahoro y'Imana mwebwe mudahwema nyerekezaho urumuri kandi mudukurikira umunsi ku yakameye munsi. umutwe wonyine. Nejejwe no kongera kubana namwe, ndacyari wa muhungu wanyu rero nyita Manzi Emile nda. Kabongo, ndi inshuti yanyu kandi Tumuri nejejwe no kubana namwe. Ngira ngo rero reka mbanza mikaza abaherereye mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo, ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu ntara dukunda kwita ngo ni intara ya diaspora. Mwese rero mbahaye ikaze kuri kamera. Rero turi kubona umusaza n'umuhanga, yakoze byinshi bitandukanye, yabaye umusitari, nta muntu utamuzi, yakoze ibikorwa byinshi. Na perezida wacu w'igihugu n'abasirikare na polisi ndabashoboje baranzi ko ndi afande kapiteni wa Yesu. Uyu rero yitwa afande kapiteni wa Yesu. Kuri TV yanjye wandika afande Nyawudindiri musaza Roza Mando kapiteni wa Yesu. None rero Imana mayirindira akagiye kuzambara mu minsi iri imbere. Yego. Yigiye inyenyeri enye, undi nambaye inyenyeri eshatu, ngiye kuzambara inyenyeri enye. Yego. Major Nyarudindiri kuri kamera z'Icyambu TV mwamaze kumubona, yamaze kuhagera, afite ukuntu yinjira hano umuhanga cyane. Ubwo bwangameye umutwe wonyine. Kamera n'uyu mukobwa abavuze zigenderana kotese ajya agenda yewe wamaye ikiganiro uretse wavuze kuba byose zigendera n'amaguru. Nyarudindiri afande Nyarudindiri utongeho rero umusaza afande Nyarudindiri musaza Roza Mando kapiteni wa Yesu. Undi niyo channel yanjye. Indi channel ya kabiri Dusengimana Jean Baptiste afande Nyarudindiri musaza Roza Muhando. Niwe tugiye kubana rero mu mwanya nk'uyu nguyu, Imana itwongereye kugira ngo tube turimo. Nyarudindiri abantu bamaze kukumenya kandi benshi ntabwo baramenya, buriya ntabwo biraza. Bazamenya ndi kumwe n'umufiyansange w'umuzungu. Uraza kudufasha, usibye ko wari umaze kutwibwira, ubanza twibwira mu ijwi rituje n'umuntu uri muri Amerika. Abanze akumenya. Umuntu ushaka kumenya Nyarudindiri ni muntu ki? Njye nitwa Dusengimana Jean Baptiste. Kuri TV wandika afande Nyarudindiri musaza Roza Mando kapiteni wa Yesu. Nomero zanjye 0789424241 rimwe gatandatu uri gusaka iki 0789424241 nongeye nzisubiremo umuzumve. Okay, uradufasha. Ndeka nzisubiremo. Wongere zisubiremo. 0789424241 amazina ni Dusengimana Jean Baptiste. Murimo gusekeramo cyane kugira ngo batumba nomero zanjye. Nyarudindiri duherukana cyangwa se twagiye tugukurikirana. Nyarudindiri umaze kugira imyaka ingahe? Njyewe mfite imyaka 40 ni ingahera. Ayuzi Ibaze kuba nibagiye imyaka yanjye mama. Nka sentane. Oya. Wavutse ryari? Navutse muri 80. Mu kwezi kwa kane nzuzuza 46. Nibwo uzabugize imyaka hafi 40. Oya nzaba ngize nibwo nzuzuza imyaka 46. 46 kandi uracyari umusore. Nyarudindiri kubera iki watinze gushaka? Imyaka 17. Nibwo uzaba ufite imyaka 17. Oya reka twumve neza. Nibwo uzaba ufite imyaka 17? Ndi kugenda ngira imbagasore gato kakagira igira. Abagore n'abakobwa bari kudibika inyuma. Mureka rikavuga. Nyarudindiri warabyibushye ariko? Ntabwo ndabye, Imana arambwira ngo mwana wanjye ntabwo urabyibuha. Ati nzakubyibusha wicaye mu nzu yawe. Ndi mu modoka ya Mvenzukuruza. Ya Mvenzukuruza. Mvenzukuruza na Bewuti. Narenzoro. Izo nizo modoka zawe ushaka kuzaba ufite muri uyu mwaka ugiye kuba? Bewuti, Mvenzukuruza. Izo nizo modoka zawe? Ni muri izo ngwiza ari Imana izama nziza yicaramo abantu 8 abacyana 8. Nyarudindiri kuki watinze gushaka? Imana igutindije iragutegera. None se yimubuke yari kuzambwa ngo nzagwafya cy'umuzungu. Ariko mu amakuru dufite nuko nta gahunda ufite yo kurongora umuntu w'umwirabura. Oya wapi babanereka. Reba n'aba bagore. Uriya mugore ko nawe
si wowe wanazemo hajya oya ntabwo ari we oya uwo wanazemo yagiye wumva gahunda zawe ari uko uzashaka umuzungu cyane nka munyesibuke ukamunye babarira ni ukuvuga ngo wamaze no kumenya kunyesebura ibyo ari byo ni wowe ubivuze sinjye ubivuze waravuze uti nimara kubona umuzungu nzamunyesebura ngaho si wowe uri kubivuga uwo mu kihe gihugu wumva ushaka uwo mu kihe gihugu kuvuga ibishego wumva ushaka uwo mu kihe gihugu ushaka uwo mu kihe gihugu kuba mu kihe gihugu uba ushaka uwo mu kihe gihugu muri Amerika ubu nanjye nabaye ubu nanjye ubu ngubu naba umudesipora uyu munsi nose hari uwo nibura mujya muvugana cyangwa hari uwo Imana yakubwiye nibura mube mwaratangiye kugirana ibiganiro by'ibanze ndategereje Imana izabikora ariko amakuru mfite nuko ngo Anita Pendo wamwanze we naramwanze ariko we yari seriye ntabwo yanyinishaga nk'abiki gihe Anita Pendo waramwanze Anita Pendo umusitari mu gihugu cy'u Rwanda umuhanga wagize gutya Anita Pendo araguteretura mu bw'uruti ntibyakunda cyane rwose ntibyakunda nuko nyine uramuhakanye naramubwiye ko Imana iza amasensi y'umuzungu rero arangiza nantwara no mu modoka ye mvuye kuri televiziyo Rwanda Anita Pendo ndakomeza kumwangira arakomeza kwinginga ngeza mu ikaritsiye hariya Kacyiru mu Nzabene neza icyo gihe warimo yari arimo gutereta ngo areke mwabana cyane arambwira ati ntabwo nagukinisha nyadindi mu bagukinisha njye sindimo hari abandi bakunda kugutereta bifuza ko mwabana usibye Anita Pendo barahari abagore noneho barata abagabo babo oya nawe ube maso umugore wawe umfatire wafataga abakobwa bakuyeho akabo karenge bavuga ati reka twagasiga gatwe turabona abagore aribo bamushaka banyarwandakazi reka mbibutse ko haduherereye ari i Gasanze aho twagiye gusura umuhungu w'abanyarwanda uzwi ku izina rya Nyarudindiri Afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando kapiteni wa Yesu niwe rero turi kumwe kuri kamera z'Icyambu TV reka kandi mbibutse ko nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri kamera zacu cyangwa se aribwo bwa mbere waba ugeze urebye amashusho amajwi y'Icyambu TV ukaba utarakora subscribe ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi Nyarudindiri rero niwe turi kuganira uyu munsi ariko kutavuga Afande Nyarudindiri ariko Afande nayo ntikibagiwe mbabarire Nyarudindiri ni wa wundi wa Helene bariye nabaza buri nca bancura hano nabaga mu Kinani basaba inkunga nuko bayibaganishaho undi ati ninjye umanaginga Nyarudindiri undi ati ninjye umumanaginga ati binyuzeho babibanyuzaho bansigaho ngaho ntibameze neza se ati n'amazu urambwiye ngo Imana iransanga yambwa ati mwana wanjye kurya ntabwo ari bibi ahubwo ikibazo ni uko bariye barakwibagirwa nibanaguhaho na dukeya baguta bahandi wari uri mu Kinani amafaranga yari yaturutse hehe abadiyasipora bayabanyuzagaho bo muri Amerika bamwe ni mu Burayi abadiyasipora nibo bari bazanye amafaranga niba yabanyuzaho ariko ntibayaguha ntibayama none mu biganiro byose wigeze muri ndaberene rero bamubaza ati nyadende amafaranga naramuhaye nta n'igice muziho aho rero niyo mpamvu turi kugurukana rero bivuze ngo mu biganiro wakoranye na Irene se nta mafaranga igeze aguha oya babe n'igihumbi niba uraza buri nshyo nubwo yandiye hafi miliyoni 20 yamayeho 300 aribwo nashoraga za ndirimbo zindi mujya mwumva ariko muri ndahabirene habe n'igiceri na kimwe rero kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro neza hari abantu bakuzi nk'umuhanzi ariko nk'umuhanzi wadufasha ukabanza ukadushyiriramo indirimbo itwemeza ko kuwo turi kumwe ari Nyarudindiri nyawe mbese ugiye kuturimbira iyihe basobanuriye neza Imana kugenda inyigisha indimi kandi nta muntu uri kubinyigisha hari indirimbo nari narahimbye mbere ubwo bigeze nyuma rero z'ubundi nyisubiramo ngira amagambo nangiza mu Giswahili ubwo rero ndi hafi kuyijyana muri studio mu amafaranga indirimbo imwe yahudiye ni 50,000 yego nibigeze ubwo rero iyo sinayivuga uko irahishwe umaze kugira indirimbo zingahe indirimbo 163 umaze gusohora 14 za audio n'amashusho byose urazibona 14 warazisohoye
hanze ziri hanze. ziri hanze. Niwe wazirimbiye. Uretse ko Imana ninyicaza mu nzu yanjye ziriya zose nasohoye amashusho nzazisubiramo, noneho nongere nzisohore amashusho bundi bushasha originali, mbese bari ababyinnyi babyina nkanjye nshyira kuri YouTube yanjye. Uyu munsi wa none muri izo ndirimbo 14 hari indirimbo imwe nibura wadufasha ukabanza ukadushyiraho kugira ngo turusheho kuyumva, ndetse n'abakunzi b'Icyambu TV barushe kumenya ko Nyarudindi. Yego muyo nashoboye nge kubaririmbira indirimbo ihitinze cyane, noneho ndabarimba indirimbo ebyiri. Iyo indirimbo ya mbere yanzamuye biturutse kuri Papa Bolingo, niwe wanzamuye kuri kamera bwa mbere kuri YouTube ye. Indirimbo ya mbere yitwa Bene Data isohora muri studio, nayisohoreye ubuntu kwa mbere nabayisohora ku buntu. Urumva rero nyuma yaho guca kuri YouTube bitangirira kuri Papa Bolingo, ubwo bavuga ngo ni muri ndahaberene, nawe yarabiboneye ahandi. Ntabwo ari wayisohoye bwa mbere. Oya, ni Papa Bolingo. Ujya kuri YouTube ukandika Jean Baptiste Bolingo TV. Ngaho dushyiremo iyo ndirimbo yawe. Indirimbo ndicara. Nta kibazo, icara. Rero kuba ko indirimbo ziri kuri YouTube cyane, ndaririmba igitabo kimwe na refa. Nta kibazo. Bene Data mubahe Imana mwiringire, ntacyo muzayiburana. Intambara n'ibigeragezo muhura nabyo bize kubagwanirira. Bene Data mubahe Imana mwiringire, ntacyo muzayiburana. Intambara n'ibigeragezo muhura nabyo bize kubagwanirira. Igitabo kimwe na refa. Ariko rero ndiseka gahora amavubi atanyumva kandi yarandumye. Ubwo ugiye kongera uyisubiremo? None si iyanjye, ngomba kubisubiramo n'ibyanjye. Bene Data mwubahe Imana muyiringire, ntacyo muzayiburana. Intambara nabivuze, izi ntebe nazo ntiwamenya ibyazo. Neza Nyarudindi, kuba n'indimi zawe zose zisaba kugira ngo wikubite hasi, ntabwo ushobora kuririmba utikubise hasi. Intebe nayo yari inkozeho. Bene Data mubahe Imana, ukanegera hano impande y'amavubi. Dore ngayo we muzayakure. Bene Data mubahe Imana mwiringire, ntacyo muzayiburana. Intambara n'ibigeragezo muhura nabyo bize kubagwanirira. Bene Data mubahe Imana muyiringire, ntacyo muzayiburana. Intambara n'ibigeragezo muhura nabyo bize kubagwanirira. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje yemwe, iratangaje. Karagaciye mujya kuri YouTube. Iyo ni indirimbo yawe waririmbye, ndetse niyo ndirimbo wohereyeho. None se Nyarudindi, kubera iki indirimbo zawe nyinshi bigaragara ko uzikora ariko bigasaba ko mu kuzikora kwazo biba ngombwa ko wikubita hasi? Ni ukubera iki? Ni gahunda yawe watangije? Nigana mushiki wanjye Roza Muhanda.
murimo kuntuka narimenye agatwe nibwo mubikoze Nyarudindi nta kuntu ushobora kuririmba hatajemo ikintu cyo kwikubita hasi ko ubona ushobora kuhahuramo n'ubumuga. ni intebe rero mwe mwayageza hino. Bakunze Icyambo TV, reka mbibutse ko turi kumwe n'umuhanzi Nyarudindiri. Imana dukorera Mana nzima izajya ibacanga None iyo ndirimbo ni iyande? Niko utumye none ncometse mu kwanga umuserebanya. aha, iyo ndirimbo uririmbye ni iyande? Ni iyanjye. Aha, hari indirimbo bavuze ko ujya uririmba ngo ni indirimbo za Roza Muhando. Hari indirimbo ya Roza Muhando waba uzi? Umbika imbere y'imiriri yabo. Ngaho dufashe turirimba indirimbo ya Roza Muhando. Mushiki wanjye ndamukunda cyane. Hagarara hano nta kibazo. Ndamukunda cyane. Ariko ndi gusaba Imana, sinzi uko Imana izabigenza akagaruka kuko